Bamwe mu basore n'inkumi iyo bakirambagizanya baba bumva ko batindiwe no kugira mu rugo rwabo, umwe akaba umugabo wundi, kuko baba batekereza ko aribwo bazishima kurusha uko baba bameze iyo batari abana. Ubuzima babifuza kujyamo, abenshi nibo batekereza ko hari ibintu bibi bazahuriramo nabyo, nta nubwo baba bumva aho byaturuka. Baba bibaza bati icyadutanya cyavahe, bagatekereza bakumva ntacyo rwose. Bamwe muri bo baba barakundanye imyaka myinshi, maze bakibwira ko iyo myaka yabafashije kumenyana by'ukuri, ko nta kabuza baziranye bihagije. Ariko buriya kugira ngo umenye umuntu ntibisaba ko buri gihe muba mumaranye imyaka myinshi, ahubwo bisaba ko uwo muntu aba yarakwiyeretse ku bushake bwe, cyangwa ukamwirukwa n'abandi bantu bamuzi kukurusha. Nanone kandi burya umuntu aba ashobora guhinduka ejo cyangwa ejo bundi. Ubwo rero kuba umuzi uyu munsi ntiba bivuze ko n'ejo uzi uko bizagenda. Iyo nkuru rero ntibanda ku buzima bwo mu busore, ahubwo yibanda ku buzima bwo mu rugo. Ni inkuru dutekereza ko izafasha abazayumva kwitekerezaho no kurebana ubushishozi niba koko biteguye kubaka urugo rwabo, kuko kugira ngo urugo rwubakwe rukomere hari ibindi rusaba bitari ukubwirana za ndagukunda gusa. Nk'uko igiti hari ibyo gikenera kugira ngo gikure neza kandi gitange umusaruro, niko no mu rugo bimera. Kugira ngo urugo rukomere hari ibyo barushinze baba basabwa, kuko iyo umwe muri bo abaye ntibindeba, rwa rugo rumera nk'igiti gihawe ifumbire ariko kikimwa amazi, byanze bikunze kiruma cyangwa ntigitanga umusaruro cyari cyitezweho. Iyi nkuru yanditswe na Nyuma na Samweli. Kirezi na Minani mbere yuko babana bari barabanje gukundana igihe kinini, kuko bakundanye imyaka nabo ubwabo batari bazi. Gusa yari ishize umwe abwiye undi ko amukunda yari 5. Yari imyaka mu by'ukuri myinshi, ku buryo ikijyanye no kuba umwe yabaza imico y'undi byaba ari ibintu byumvikana. Imiryango bavukagamo yari isanzwe iziranye, iyo habaga ibirori barashyigikirana, hagira ugira ibyago nabwo bagatabarana. Ubwo bucuti bw'abo babyeyi b'abo bana busa naho ari bwo bwabaye imbarutso y'ubucuti bw'abana babo. Iyo miryango yarasuranaga kenshi, kandi birumvikana ko iyo bajyagayo batasikaga abayigize. Muri icyo gihe Kirezi na Minani nabo wasangaga babonye akanya ko kuganira, nubwo ibiganiro byabo ahanini byabaga biganisha ku bana bigana cyangwa ibindi bintu byoroheje. Gusa kumwe umwana aganira na bagenzi be, wenda bakamubaza niba afite umukunzi, yaba Minani yavugaga ko umukunzi wari Kirezi, kandi na Kirezi byabaga ari uko yavugaga ko umukunzi wari Minani. N'ababyeyi babo barabibonaga, gusa ntabwo bari barigeze batekereza ko muri ubwo bucuti bw'abo bana hari kuzavumbukamo ikindi kintu. Minani na Kirezi bamaze kugera hejuru, bose batsinze ibizamini bisoza amashuri abanza, maze bayakomereza mu mashuri yisumbuye. Mu biruhuko barasuranaga, bakabwirana ukuntu ku ishuri byari bimeze, ndetse Kirezi we kuko yari yaratangiye kuba inkumi, akabwira Minani ukuntu abandi bana b'abahungu birirwa bamutereta. Gusa uwo mwana bari bari mu kigero kimwe, nubwo atamwerekaga ko izo nkuru zimubabariza umutima. Rwose byaramubabazaga, kuko nubwo yari ataramubwira ko amukunda, yumvaga yaramukunze. Ntishimiraga kumva ko hari abandi bahungu bakunda iyo nshuti yo mu bwana. Yumvaga bibaye ari bishoboka nta wundi wavugisha umwana mugenzi we, kandi akumva afite ubushobozi yamushyiraho uburinzi ku buryo nta muhungu wazigera amwegera. Bari inshuti izi zidacurana ibiryoshye nubwo byaba biki. Ikibabaje ni uko ubwo bucuti bwaje gukomwa mu nkokora n'ikintu batari barigeze batekereza ko kizabaho. Ntabwo aba bana bajyaga batekereza ko hari ikintu kizigera kibatandukanya, kuko n'urupfu bumvaga rutabatinyuka. Bumvaga urupfu narwo rubanje gutekereza no kwita ku bucuti bwabo, rukareba ukuntu buri umwe yishima kuko abona mugenzi we ahari rwagiriye impuhwe. Ariko se rwo kanyagwa ugira ngo ibyo rwabyitaho? Burya ngo ni byiza ntibibura abo bigiraho ingaruka, kandi rimwe na rimwe zikaba mbi. Mu gace ababyeyi ba Kirezi bari batuyemo haje kugira umushinga wo kubaka ibikorwa remezo byari bifitiye akamaro abaturage muri rusange. Abari batuye kuri uwo musozi rero bahawe ingurane y'ibyabo kugira ngo bone ibintu byabo bivanwa aho ngaho. Abari kuva muri ako gace buri wese yari guhitamo ahandi ajya gutura. Ababyeyi ba Kirezi bahisemo kujya gutura kure y'aho bari basanzwe batuye. Ubwo Kirezi yamenyaga ko agiye kwimukana n'ababyeyi be, byaramushenguye kuko atifuzaga kuba ukubiri n'umuhungu yafataga nk'udasanzwe mu buzima bwe. Minani nawe iyo nkuru incamugongo yaje kumugeraho, yumvise yumva injereri mu matwi ye.
ntiyiyumvisha ukuntu ababyeyi ba Kirezi bafashe icyemezo cyo kuva aho bakajya kuba ahandi. Yagerageje gusaba ababyeyi be ngo bamwingingire ababyeyi b'uwo mwana bareke kujya kure yaho, ariko ntabwo umutima w'uwo mwana bifuzaga ko uwo akunda muba hafi, wagombaga gusubika gahunda ababyeyi b'uwo akunda bari barafashe. Kirezi amaze kubona ko amaherezo nta yandi ari ugutandukana n'umusore ibikorwa bye byahamyaga ko akunda, yagiye kumusura. Icyo gihe hari mu biruhuko birebire. Yasanze Minani aryamye agaramye munsi y'igiti cy'avoka asa n'ureba umusozi wari uri hakurya ye. Yegereye aho yari ari agenda gake gake, maze Minani yumvise intambuko y'umwana amenya uwo ari we atiriwe akebuka. Yahise avugana intimba ati, nzi icyo uje kumbwira. Uwo mwana w'umukobwa yumvise ko uwo musore yamenye ko ari we kandi atamureba, byaramutangaje, ariko binarushaho kumwereka ko agiye gutandukana n'umuntu umuzi kugeza n'aho azi intambuko ye. Kirezi amugezeho yicaye iruhande rwe, ariko undi akomeza kureba hakurya ye. Yasaga naho atifuza kumva icyo uwo mukobwa yari aje kumurebera, kuko yasaga n'ukizi kandi akumva kiri bumutera agahinda. Umwana w'umukobwa nawe ntibyari bimworoheye. Yatangiye gushotora uwo musore amukuraho utwatsi twari turi mu misatsi, anamubwira ati, nubwo bitoroshye ni ngombwa ko bikorwa. Bamaze akanya buri wese asa n'uwibuka ibihe bagiye bagirana bari kumwe, maze Minani aza kweguka arebana n'uwo mukobwa mu maso. Maze aramubwira ati, kuki ubikoze koko? Amarira yatangiye kwireka mu maso y'uwo mwari bitewe n'agahinda yabonaga uwo musore wendaga kuzuza imyaka 17. Kirezi yabwiye uwo musore ati, nanjye sinjye nshuti, sinjye utifuza guhora hafi y'unyumva kandi agatuma nishima. Sinjye wishimiye kuzamara igihe kinini ntakubona, ariko ntacyo mfite nabihinduraho. Minani yarongeye aryama muri ibyo byatsi, anazunguza umutwe nk'utumva impamvu uwo mukobwa agiye kumusiga. Yaje kugeraho abona ko nawe atari we, ko ahubwo ari umwanzuro ufashwe n'ababyeyi batari bazi ko abo bana basigaye bafitanye ubucuti bukomeye cyane. Minani yageze ahabwira uwo mwana w'inshuti ye ati, nzajya mpora nkutekereza. Aha munsi y'iki giti hazambera urwibutso rwawe. Ninjya ngukumbura nzajya nza mpicare, kuko hazajya hanyibutsa ibihe byiza nagize ndi kumwe nawe. Uwo mukobwa yari ateze amatwi by'uwo musore yamubwiranaga amarangamutima, yumvikanishaga uko umutima wumerewe. Minani yakomeje abwira iryo hogoza rye ati, Kire, ntabwo nigeze ntekereza ko igihe kizagera ukansiga, ku buryo nzajya nza mu biruhuko bikarangira ntakubonye. Najyaga nifuza ko ibiruhuko byagera kugira ngo nze nkurebe, ariko ubu ngiye kujya nifuza ko naguma ku ishuri aho gutaha nzi ko ntari bukubone. Kirezi yari yatangiye kurira. Uwo mwana w'umuhungu rero yaje kumuhoza amubwira ati, ihorere Kirezi gisumbye abandi ubwiza. Nubwo mbabaye, sibyo nkwifuriza zuba ryabeza. Nkwifuriza guhora ususurutse mu mutima, nubwo wanjye uzajya uhora usuherewe. Ntabwo nzigera na rimwe nibagirwa kari wowe Kirezi cy'umutima wanjye. Ndumva nareka kugenda aho kugusiga mu gahinda. Humura Kire, uko byagenda kose sinifuza ko agahinda kanjye kagira no ku babyeyi bawe. Humura, nzagira mbimenyere, nubwo nyine ntawumenyera kabi. Nzagiraho menyere ko nzajya ntaha nkisanga, aho gusanga umwiza w'uburanga ntajorwa. Kire, ngaho urabeho nshuti y'umutima wanjye. Kirezi yari yarize yahogoye. Yahobereye uwo musore mu cyimbo cyo kumubwira ibyari bimuri ku mutima, kuko yabonaga ntaho yabihera. Uwo munsi kuri abo bana bombi wabaye mugufi, kuko bawufataga nk'umunsi wa nyuma babonanye. Nka 10:30 z'igicamunsi, umusore yaherekeje uwo mwana w'inshuti ye, bagenda baganira kandi bari bagezeho basa n'abakiriye ko bagiye gutandukana. Baje gusezeranaho nubwo bitari byoroshye. Ikibabaje nuko kugenda bari bakomeje kurebana. Hari habuze n'umwe watera intambwe imutandukanya n'undi. Gusa baje kuvugana ko bagiye kugenda bakagenda kigongogongo. Bagiye batyo barinda barenga barebana,
buri wese akireba undi. Ni ukuri abo bana nubwo bari batarabwirana ko bakundana, ibikorwa byabo byagaragazaga ko bakundana by'ukuri. Nyuma y'uko ababyeyi ba Kirezi n'umuryango wabo hafi ya wose wimukiye kure y'aho bari batuye, Kirezi yagiranye agahinda kandi na Minani asigarana kandi. Minani yakundaga kuba yicaye munsi ya cya giti cya avoka, yananirwa akaharyama nubwo umuziro wabaga ari ukugoheka. Iyo yabaga aragiye inka za se, wasangaga yigunze cyangwa akaba ari kuririmba uturirimbo duteye agahinda, rimwe na rimwe akadushyiramo izina ry'umukobwa wari waramubujije amahwemo. Kirezi yaragiye abuza amahwemo umwana w'umuhungu, gusa nawe ntabwo yari yorohewe. Nawe nubwo wenda bitabaga bikabije nk'uko uwo musore byabaga bimeze, ariko yajyaga anakumbura inshuti ye. Gusa yaje kugera aho yakira ko batari kumwe, ndetse atangira no guha ikaze inshuti nshya mu buzima bwe. Minani nawe uko iminsi yagendaga ihita, niko nawe n'umutima we bagendaga bakira ko Kirezi atakiri hafi. Aho umuryango wa Kirezi wari wimukiye hari kure. Ababyeyi be nabo bagezeho batangira ubundi buzima, ari nako bunguka izindi nshuti. N'ababyeyi ba Kirezi byagenze bityo, bwa bucuti bw'abo babyeyi bugenda bukendera gake gake, dore ko bwe bwarabagawe n'akarenge kandi ntibyari bikikorohera, dore ko abo babyeyi nta buryo bwo kuvugana hifashishijwe n'ikoranabuhanga byibura bari bafite. Abana babo by'umwihariko Kirezi na Minani nabo bagezeho bakira ibyabaye, bya bindi bita guhindura paje y'ubuzima. Umunsi umwe ubwo Minani yari ari kuri Facebook, yabonye amazina ya Kirezi ndetse n'ifoto ye. Hari hashize nk'imyaka 4 bimutse. Kirezi yari yarabaye inkumi nziza, ateye neza, mbese yarabaye umukobwa mwiza bitagira akagero. Uwo musore rero ntiyari gutindiganya kwaka ubucuti uwo mukobwa. Uwo mukobwa nawe agarutse ku murongo, yabonye hari umuntu wamwatse ubucuti, abona amazina n'amafoto y'uwo muntu atari ubwa mbere abibonye. Yamwemereye ubucuti, maze bahera ubwo batangira kuganira. Uwo munsi bose baryamye bitinze kuko ibiganiro byari byabaryoheye. Bahereye ubwo bongera kunagura bwa bucuti bwabo. Barahamagaranaga bakibukiranya ukuntu kera bahoze ari inshuti, bakumva bifuje gusubiza ibihe inyuma ngo bongere kwisanga buri wese aturanye n'undi. Minani we yumvaga yahita abyaza umusaruro ayo mahirwe yababonye, maze akabwira umwana ko yamukunze akazakura abizi. Ariko ntibyari gushoboka. Bagomba gufatira ibintu aho byari bigeze. Umunsi umwe ubwo barimo baganira ibijyanye n'abakunzi, baboneraho no kubazanya niba nabo baba bafite abakunzi cyangwa ntabo bafite. Minani yabwiye uwo mukobwa ko nta mukunzi afite kandi akaba yumva bitamurimo cyane. Kirezi yamubajije impamvu, nuko Minani amubwira ko ari uko afite ibintu byinshi byo kwitaho birimo n'amasomo. Icyo gihe Minani yigaga muri kaminuza. Kirezi nawe yaje kugerwaho bavuga ko amufite, ko ariko aba abona uwo mukunzi we batazamarana kabiri, ngo kuko ari umuntu udashobotse. Minani yabajije Kirezi impamvu atamureka, akaba akomeje kwitwa ko akundana nawe kandi abona ko nta cyerekezo bifite. Undi amubwira ko azabitekerezaho. Haciyeho iminsi, Kirezi yahamagaye Minani arira, undi amubajije ikiri kumuriza, amubwira ko ari ibikorwa by'umukunzi we biri kumubabaza. Minani amubajije ibyo ari byo, maze Kirezi abwira Minani ati, urukundo ndabona nta kindi rumaze. Urukundo ndabona nta kindi rumaze kitari kubabaza abantu. Umuntu uramukunda ukamukunda wenyine, ariko aho kubiha agaciro akakubeshya ko agukunda yarangiza akirirwa asambana n'umuhisi n'umugenzi. Minani ateze amatwi yitonze ikibazo iyo nshuti ye y'umubwana yari ifite, ariko kandi yanga kumubwira ko yakagombye gutandukana nawe niba amubabaza, adakeka ko yabagamije kumutandukanya n'umukunzi we. Nyuma rero yaramubajije ati, none se Kire, ikibazo ni ikihe? Ikibazo ni ukuba aryamana n'abandi? Undi yamubwiye ko nta kindi kitari icyo, kandi ko ataryamana nabo atabakunda. Minani yaramubajije ati, none se Kire, aho ntiyaba ajya kuryamana nabo bitewe n'uko wenda wowe wanze ko mubikorana? Ese Mina, ko nawe uri umusore, kuko wumva ko ikimenyetso simusiga umukobwa yakoresha kwereka ko agukunda ari uko mwaryamana gusa? Byaterwa n'imitekerereze y'umuntu. Icyo ni ikibazo buri wese ashobora gusubiza bitewe n'icyo akunda. Iki rero numva ko mu gihe mwumvikanye nta kibazo cyaba kibirimo. None se ko n'ubundi bamukundana by'ukuri
amaherezo azaba yo kubana, wamwangira ngo bizagende biti? Kirezi wenda atari bigenewe, cyangwa se wenda ukamutendeka, cyangwa se utizera ko ari we wawe. Mina, sinzi niba ariko n'abandi bakobwa bameze, ariko mubona aganiriye nabo si benshi banezezwa no gusabwa n'umukunzi wabo ko baryamana kandi bataranabana. Nanjye rero ntabwo rwose binshimisha. None se ni uko utajya ubishaka cyangwa ni ikindi kibitera? Ndabikenera kuko nanjye ndi umuntu, ariko kandi banumva igihe kitaragera ku buryo najya muri ibyo. Banumva nzabikora igihe cyageze kandi nkabikorana n'umugabo wanjye gusa. None se Kire, mbwiza ukuri, uri isugi? Mbese nta musore urakurunguruka? Kirezi yabwiye uwo musore ko akiri isugi kandi ko atifuza kuzabutakaza imburagihe. Minani yatunguwe no kumva ko uwo mukobwa akiri isugi, kuko rwose yumvaga ari ibintu bidasanzwe. Bakomeje kujya baganira, bageraho barabonana. Uwo munsi rero bombi bishimiye kongera kubonana nyuma y'imyaka myinshi badahura. Baje kuganira, bongera kwibukiranya bimwe mu byaranze ubuto bwabo. Minani yaje kugera ahabwira uwo mwari ati, nkiri muto nagufataga nk'umukunzi wanjye, nubwo ntabyo narigeze nkubwira. Nabiterwaga n'ikigero nari ndimo. Maze gukora nabwo, nubwo ntigeze ngushakisha cyane, ariko nahoraga ngutekereza. Iyo natekerezaga mu bwana bwanjye, sinzi uko byagendaga, kuko hitaguza ku mwanya wa mbere w'ibyaranze ubuzima bwanjye nkiri muto. Gusa Kire, hari ikintu kimwe mpora nkwifuriza. Kirezi yari ateze amatwi uwo musore. Minani yakomeje abwira uwo mukobwa ati, mpora nkwifuriza kuzabona umugabo byibura ugukunda kimwe cya kabiri cy'urugo ngukunda, kuko kubona ugukunda nk'uko ngukunda byo mu by'ukuri bitapfa koroha. Abandi bashobora kuba bagukundira ubwiza bwawe babonesha bakoresheje amaso Imana yabahaye, ariko jye ngukunda kuko nkuzi kuva mu bwana bwawe. Gukundira ubwitonzi wakuranye, kandi na n'ubu bukaba ari kimwe mu bikuranga buri wese yabona atari wabaririza abakuzi. Gusa nanone nzi ko ufite umukunzi ugukunda kandi nawe ukaba umukunda. Nubwo bimeze bityo, sinabera kukubwira ko nanjye nagukunze, ntarasobanukirwa icyo gukunda ari cyo, kandi n'ubu nkaba ngukunda ubwo nzi igisobanuro cy'urukundo. Rwose wumve ko ngukunda Kire. Icyo kintu ujye ugihoza mu ntekerezo zawe. Kirezi wari umaze akanya atumbira uwo musore kandi amuteze yombi, yaramubwiye ati, Mina, nibyo koko ushobora kuba warankunze kandi n'ubu ukaba ukinkunda. Twakoze imiryango yacu ikundana kandi nanjye nawe twarakundanaga. Gusa ikibazo nuko twaje kugera tukaburana, tukongera kubona bisa naho hajemo kidobya. Gusa nubwo njye nagezeho nkakunda undi, sinigeze nibagirwa umusore nakunze, nkatinya kubimubwira. Nanjye narawukunze rwose, nubwo ntigeze mbikubwira. Hari igihe navaga ku ishuri nkakubwira bimwe mu byaranze iminsi yo ku ishuri, ndetse nkakubwira ko hari n'abantu bantereta ngo numve byibura ko wambwira ko nkunda, ariko nkategereza ngaheba. Sinigeze mbimenya, kuko iyo mbimenya nari kuba naratinyutse nkabikubwira Kire. Ariko nubwo ntabikubwiraga, nakoreshaga ibimenyetso Mina. Ubu se koko ko buri nyuma ya saa sita nazaga kugusura, kuki utatekerezaga ko ari urukundo rwabaga runzanye? Ndibuka ukuntu rimwe na rimwe wajya unzanira avoka, zimwe zihiye izindi ari imikando. Burya rero birya byose wankoreraga byarushagaho gutuma ngukunda n'ukuri. Ikibazo wenda nuko ntabikubwiraga. Gusa Kire, ubu ndi kwibaza niba nzabasha gukunda undi kandi nawe nkigukunda. Ese Mina, ndamutse nkwize nkagusubiza mu mwanya wahozemo umutima wanjye, ntiwazigera utuma nicuza? Kire, ndamutse mbonye ayo mahirwe nkagukunda nzi ko ntakosa ni gukora, nukuri naza kubera umukunzi mwiza, kandi nkaza kubera n'umugabo wajya utuma uhora wishimiye kwitwa umugore wanjye. Kuko Kirezi nawe yari amaze iminsi hari ibyo apfa n'umukunzi we, yabonye ko uwo ari wo mwanya wo gutandukana n'uwo musore wamuhozaga mu marira, akegura umutima we wari umusezeranyije kutazigera na rimwe atuma yicuza,
kuba yaramukunze akamusimbuza uwo yakundaga. Bahereye ubwo barakundana karahava. Nyuma y'imyaka 5 bakundana, Kirezi na Minani bemeranyijwe ko bashobora gushyira ku mugaragaro umubano wabo. Ubwo Kirezi na Minani babwiraga ababyeyi babo ko bifuza kubana, babisamiye hejuru, babwira ko babashyigikiye kandi ko ari igikorwa cyiza bagiye gukora. Imyiteguro yahereye ubwo iwabo wa Minani bategura inkwano bari kuzakwa Kirezi ndetse n'ibindi byasabwaga kugira ngo ubukwe bw'abo bana buzagende neza. Habura iminsi mike ngo basezerane imbere y'amategeko n'imbere y'Imana, Minani yasabye umukunzi we ko babonana ngo kuko hari icyo yifuzaga kumubwira. Barahuye, babanza kuganira ku bijyanye n'imyiteguro y'ubukwe, hanyuma uwo musore aza kugera aho ayisezerana uwo mukobwa wari ugiye kumubera umugore. Yaramubwiye ati, Kire, ndifuza kuguha isezerano ntabitegetswe n'amategeko cyangwa Bibiliya, ahubwo nkabikora mbitewe n'umutimanama wanjye umpatira kugusezeranya ibyo jye nawo tuzahora tuzirikana. Inshuti yanjye kandi mukunzi wanjye, ngusezeranyije ko nzagukunda mu bihe byiza, nkagukunda mu bihe bigoye, kandi muri ibyo bihe byose nkazakuba hafi. Ngusezeranyije kuzakurinda ikintu icyo ari cyo cyose cyatuma ugira agahinda ndetse n'igisanako. Nzakubera inshuti, nkubera umuvandimwe, nkubera umugabo, kandi nzanakubera aho ababyeyi bawe batazaba bari. Nzaguha icyo nzaba mfite cyose, kuko ibyanjye bizaba ari ibyawe. Ukubura urubyaro bitanya benshi, jye ntibizagabanya na gato urukundo ngukunda. Ubukene butandukanye basangiye uburiri, jye ntibuzamuza kugukunda. Inshuti, ngusezeranyije kuzakubera umugabo wahoze wifuza mu bitekerezo byawe. Nzakubera umugabo w'inzozi zawe, umwe buri mukobwa wese yakwifuza kugira. Nzakubaha kandi nzakurinda icyo ari cyo cyose cyakubabaza urukundo rwanjye. Mbega amarira Kirezi yarijijwe n'ayo magambo y'uwo musore wapfukamye imbere ye. Yaramushimiye cyane kandi nawe yumva ko hari ibyo akwiriye gusezeranya uwo musore. Yaramubwiye ati, Nshuti kandi muvandimwe nkunda, nizera ko njye nawe ubuzima tugiye kubamo buzaba ari ubuzima bwiza, kuko ngukunda kandi nawe ukaba unkunda. Ubwiza bw'urugo rwacu ntibuzashingira ku ngano y'amafaranga cyangwa ibindi bintu bibarirwa mu mafaranga tuzaba dutunze, ahubwo ntekereza ko buzaba bwubakiye ku rukundo ndetse n'ubushuti dufitanye. Ibyo byombi Muzankundire bizaba ari wo murunga tuzubakisha urugo rwacu. Nzakubaha nk'umugabo wanjye mu gihe uzaba ubasha kuzuza inshingano zawe, kandi nzanakubaha umunsi hari bitazaba bigenda neza mu rugo rwacu. Nzakubaha urwaye kandi nkubahe no mu gihe uri muzima. Nzakubera umugore umwe uzajya utuma ukumbura urugo rwawe. Sinzagutera agahinda rukundo rwanjye. Umunsi wagombaga kwerekana ko bavuye mu cyiciro kimwe bakaba bagannye mu kindi cyiciro, cyakagombye kugirwamo n'abantu bamaze kubitekerezaho. Reka nongere nti kugirwamo n'abantu bamaze kubitekerezaho waje kugera. Uwo munsi wari umunsi w'amateka kuri bo no ku miryango yabo. Yari igiye guhinduka umwe, umwanzi w'umwe akaba uwundi, ibyago by'umwe bikaba ibya bombi. Ubucuti imiryango yabo yari yaragiranye kera bagari bugiye kubona ikintu batekerezaga ko kigiye gutuma imiryango yombi yongera kunagura ubucuti bwabo, bakongera kugenderana kubera isano ryari rigiye kuba riremwe nabo bibarutse. Babwiye inshuti zabo nazo zigwira izindi. Inkuru y'ubukwe bwa Minani na Kirezi iragenda iba kimomo. Abayumvise bari bazi intangiriro y'ubucuti bwabo, bakavuga bati ubucuti bwabo ntibwari kurangira gutyo gusa. Bongeragaho ko urubyiruko rwakagombye kubigiraho byinshi, birimo no kubanza kumenya neza uwo mugiye gushakana. Bumvaga ko kuba abo bana barakuranye ari inshuti kugeza ubwo bagiye kubana ari ibintu bizatuma urugo rwabo rukomera. Nuko bagasaba abana babo kujya bakunda abo bazi, batarinze kujya kuraruza iyo ku mbuga nkoranyambaga ngo bashaka kuyikantarange batazi ibye habe na bike uretse ibyo yashatse ko bamenya. Yewe ubwo bukwe ntawe utarabushyigikiye, kuko n'utarabikoze mu buryo bw'imitungo yabikoze abasabira kuzarambana iteka ryose. Ubwo ababyeyi ba Minani bariteguye, bategura n'inkwano yagombaga kuzakobwa umukazana wabo, akaba n'umwana w'inshuti magara y'umuryango. Uretse kuba uwo bari bagiye gukwa yari kuba ari umukobwa wakunzwe n'umwana wabo, yari n'umukobwa w'umuryango kuko yakuriye mu muryango w'inshuti yabo.
bumvaga bazarenzaho ak'ububyeyi ku nkwano bari kuzatanga. Burya ngo iminsi iba myinshi igahimwa n'umwe. Umunsi wagombaga gushyira iherezo ku kuba umwe yagera ari ukwe n'undi ukwe nta kibazo kidasanzwe cyabaye warageze. Benshi bari baje baturutse kure, baje kwihera ijisho ukuntu abana bakuranye bashyira ku mugaragaro iby'urukundo rwabo. Ababyeyi bari bashananishije, ingori bazihanaguye neza kandi n'imisatsi yabo bari bayiteye ya miti yihindura umukara. N'abari bafite imvi mu misatsi yabo bari bahindutse inkumi kubera ukuntu bari babukereye. Mbega umunsi utari usanzwe ku bageni ndetse n'abari aho bose. Mbega ukuntu abageni bari bambaye neza ndetse n'ababambariye bambaye ibisa kandi bisangiye ubwiza. Yewe, ibyo birori byari byiza ku buryo ntabona uko mbivuga. Ibirori byo gusaba no gukwa, gusezerana imbere y'amategeko n'imbere y'Imana byaje kurangira, bajya kwiyakira. Ikintu cyitwa icyo kurya cyangwa icyo kunywa byari munange rwose. Uwabatera urubwa yavuga ko yavuye muri ibyo birori agataha agakenera kurya cyangwa kunywa. Abenshi bavuye aho bahitira mu buriri kuko bari bariye kandi banyoye bakijuta. Mbere y'uko abo mu miryango yabo bagenda, ababyeyi b'umukobwa ndetse n'ab'umuhungu barabicaje maze bagira ibyo babaganirizaho. Icyo cyumba bari barimo cyari kirimo abantu nk'icumi. Harimo ababyeyi babashyingiranye n'abandi bantu bake ba hafi mu miryango yombi. Se wa Kirezi yabajije umukobwa we ati, ese Kire, waba ukoze ubukwe uzi icyo ukoze? Kirezi yumvaga icyo kibazo rwose cyoroshye, ndetse atangira gukeka ko kaba ari ka divayi kari gutuma uwo musaza abaza ibibazo yumvaga bidafite epfo na ruguru. Mu kugisubiza nabwo ntiyabitekerejeho cyane kuko atumvaga ukuntu umuntu ungana nawe yafata icyemezo nk'icyo atazi icyo akoze. Yabwiye se ati, ndabizi papa, ubu sinkiri umukobwa ahubwo ndi umugore w'umugabo. Ubu ndi umugore wa Minani. Se w'uwo mukobwa yarongera amubaza ati, ese waba ukoze ibi wabanje kubitekerezaho? Kirezi ntiyumvishaga impamvu uwo mubyeyi yari arimo amubaza ibibazo nk'ibyo. Yumvaga bidafashije. Yumvaga ari ibibazo n'umwana w'imyaka ingahe yasubiza atiriwe abitekerezaho, cyane kuko atumvaga ukuntu yashaka umugabo atabanje kubitekerezaho. Gusa aramushubije ati, papa, kubana na Minani nabitekerejeho iminsi myinshi. Ngira ngo muzi neza ko twahoze turi inshuti kuva kera. Tumaze gukura nubwo bitari byoroshye, twakomeje ubucuti bwacu. Njye ku giti cyanjye numva rwose uyu ari umwanzuro nafashe narabanje kubitekerezaho bihagije. Uwo mubyeyi yarahigimye kandi burya ngo uhigimye abavuzi. Abari muri icyo cyumba bose bari batuje bateze amatwi ibyo barimo bavuga. Se wa Kirezi yarebye umukwe we maze aramubaza ati, none se Mina, wowe biti? Ibi bintu wabanje kubitekerezaho neza? Minani yabwiye sebukwe ati, rwose nk'uko umukunzi wanjye akaba n'umugore wanjye yabivuze, mbere y'uko dufata uyu mwanzuro twabanje kubitekerezaho twitonze. Twakoze ibi kuko tuzi icyo dukoze. Njye nemeranya n'umutima wanjye ko yari umwanzuro nafashe ntabitewe n'amahitamo y'abandi, ahubwo nabikoze bitewe n'amahitamo yanjye. Nabikoze nabitekerejeho rwose. Se wa Minani yahise abaza umukazana we ati, none se mwana wa, mwaba mwarumvikanye ko muzarera abana muzabyara ndetse nabo mwabyaye? Kirezi yahise asa n'uwikanze. Minani nawe ahita yitanguranwa ati, byose twarabiteguye rwose muze. Ise yahise amucyaha avuga ati, mbajije Kirezi sha, reka nsubize. Kirezi yabanje gusa n'utekereza kuri icyo kibazo, yumva mu by'ukuri ntiyumva iyo mvugo, yumvaga nk'ijimije kandi nanone yumvikana. Uwo mwana w'umukobwa yabanje gukeka ko uwo mubyeyi yahari yaba afite ikindi ashaka kuvuga. Iyo ikaba ari imvugo iri muri za zindi bita inshoberamahanga. Yahise amubwira ati, twavuganye ko tuzabyara abana babiri kandi abo twumva nta kabuza tuzabasha kubitaho uko bikwiye. Hanyuma abo twabyaye bo ndumva ntabo. Kirezi avuze atyo, abo mu muryango wa Minani bahise bagwa mu kantu, ndetse abo mu muryango wa Kirezi nabo babibonye bibaza impamvu yabyo. Kirezi yarebanye na Minani, barebana indoro yasaga n'itandukanye n'izindi bari basanzwe barebana. Ubundi bari bahoze barebana akana ko mu jisho kandi buri wese amwenyurira mugenzi we. Ariko ubwo barebanye indoro yasaga n'ihatse ijambo ritari risohowe n'umunwa
ariko rihari. Se w'uwo mugabo wasaga naho yahishe byinshi umugore we yahise avuga ati uko bigaragara mugiye kubana mutazi ibyo mugiye gukora. Niko sha, waba waributse kubwira umugore wawe ko ufite abana? Minani yazunguje umutwe nk'utiyumvisha impamvu umusaza azamuye ingingo yari yarahishwe mu myaka 5 bari bamaranye. Yumva atengushwe n'uwo musaza, yabonaga asa naho agiye kumera nka wa wundi umena inshishi mu isosi bugari bwari buhiye. Yabanje kwimyoza maze aravuga ati muze mwaretse ibyo biganiro tukazabiganira ikindi gihe koko. Ntabwo ubona ko iki gihe ari igihe cy'ibyishimo? Se wa Kirezi akaba na sebukwe w'uwo mwiru wari warishe umukunzi we ko ari umukubaganyi karundura, yise abazaba mwana we ati niko se kumona aba bana bashobora kuba batazi ibyo bagiye kujyamo. Ndabona umukobwa wanjye ashobora kuba atunguwe no kumva ko umuhungu wawe afite abana, kandi natwe rwose biradutunguye. burya nubwo kwihangana biba bishoboka mu bihe byose, hari igihe byanga pe. Kirezi yananiwe kwihanganira ibyo yumvaga, yisanga amarira yamanutse. Niba yaraye kimwe kabyaramwe sinababeshya, ariko hari wasanga yaraye uko yatekereza ko uwo musore yizeye amutengushye. Ariko burya nutizera umuntu uzamenye ko no kumenya uwo ari we bizakugora, kuko burya icyizere tugirira abantu nicyo rufunguzo rw'ibanze rudufasha gutuma wa muntu twizeye adufungura umutima we, tukabasha kumenya uwo ari we by'ukuri, yaba bicishije mu bikorwa bye cyangwa akaba yabicisha mu magambo ye. Minani, umusore wari warizewe n'ababyeyi b'uwo yashimye ndetse n'uwo yashimye, yabwiye umukunzi we Kirezi ati ihangane Kire, ariko buryo kwihangana kugira ibyo kubakiraho si ibintu byubakira ku busa gusa, kuko bibaye bityo byajya bihirima buri kanya. Ababyeyi bari aho hafi ya bose bari bifashe ku munwa kubera kumizwa n'ibyo abo bana bari bishoyemo babyita umugezi, kandi mu by'ukuri ari uruzi rurimo umuvumba uvumbukana ingega n'ikindi cyose kirwitambitse, ku buryo ubigiyemo atabanje kubitekerezaho neza ngo aritegure uko azabigenza, urwo ruzi rwamuhitana cyangwa rukamusigira ibikomere. Ababyeyi b'abo bana babonye ko abana babo hari ibyo bahishanye kandi bikaba ari ibintu bikomeye. Minani avuga ati none se mwaretse ko ibi bintu tukazabishakira undi munsi utari uyu nguyu? Ntabwo mubona ko muri kwangiza ibyishimo byacu? Uwari waronkeje uwo mukobwa yari yifashe ku munwa asa n'uvuga ati genda mwana wanjye uragendesheje. Se wa Kirezi yabwiye ba mwana we ati ibi bibazo turabikemura dute? Tubishakira undi munsi kumana atari ibintu byo kwihutirwa? Umusaza yaramubwiye ati ndabona ariko bigomba kugenda. Ariko kandi uko babonaga abo bana bombi bameze, babonaga rwose bashobora kuza gupfa ibyo bintu. Barababwiye bati umva rero mwabana mwe muramenye ntihagire ushondana n'undi. Iki kibazo kibaye ntikibabuze kwishimira umunsi udasanzwe wanyu, hanyuma ejo tuzanyaruka tuze tubicoce. Uwo niwo mwanzuro iyo miryango yemeje. Babonaga amasaha akuze kuko hari hamaze kuba nka 5:00 zisatira 6:00 z'ijoro. Ubwo rero babihariye umunsi wari gukurikiraho. Nuko bagiye kugenda basaba abana kutaza kuryana bapfa ibyo ngo kuko bari kuzabiganiraho ku munsi wari gukurikiraho. Ariko se ko ibyishimo bigira imvano, aba bana bombi yaba ari umenye bibanga ndetse n'uwari umenye byinshi yahishwe imyaka itari mike, ibyo byishimo byari guturuka he mwakagira Imana? Ubutaha tuzabagezaho umusaruro wavuye muri ibyo bikorwa bya Minani. Iyi nkuru yanditswe na Dushimimana Samuel, mwayigejejweho na Dushimimana Samuel afatanyije na Beatrice wa Marie. Mwakoze cyane.